Umukozi ngo yagiye kureba umwana wa mwana witwa Michel aho yamuryamishije asanga aryamye mu maraso menshi ndetse yatewe n'icyuma mu musaya nkuko uyu mukozi wo mu rugo yaje kuba abitangaza. Umugore utuye mu murenge wa Kinyinya arakekwaho kwica urupfu rw'agashinyaguro umwana w'umuturanyi we amuzizanye n'umubyara bari bafitanye amakimbirane. Ku itariki ya 11 Gicurasi muri uyu mwaka 2023 nibwo bivuga ko umugore bakunda kwita Mama Kevin niwe ukekwaho bwa mbere urupfu rw'uriya mwana w'umukobwa w'umwaka umwe n'amezi 8 w'umuturanyi we. Ndagijimana Jean de Dese wabo uyu mwana wishwe avuga ko mbere hafashwe umukozi wo mu rugo ariko ku makuru yandi bamenye bituma Mama Kevin ari we ukekwaho ubu bwicanyi mu bambere. Ushobora kwibaza utese byagenze gute kugira ngo uyu mugore aba ari we ukekwa kuba yarishe uno mwana? Mama Kevin ngo usanzwe afitanye amakimbirane n'abaturanyi bikekwa ko yiciye umwana kwa Mama Teta yabwiye umukozi waho wari mu mirimo ngo ajye kureba abana aho bagiye. Uyu mukozi wari umaze ibyumweru bitatu mu rugo yahise ajya kubareba asiga afunze ibyumba by'inzu ariko imfunguzo zisiga mu rugo. So yagarutse mu rugo ngo ahura na wa mugore ari we Mama Teta amubwira ko yatoye imfunguzo zishobora kuba ari iziwabo kwa Mama Teta. Umukozi yahise amubwira ko imfunguzo yazisize mu rugo bityo atarizo. Mama Teta ariko ngo yamusabye ko bajya kureba niba atarizo bazikoresheje mu rugo koko basanga nizo. Ndagijimana Jean de Dieu avuga ko umukozi yakomeje imirimo ye ndetse ashyushya amazi yo gukarabya umwana yari yaryamishije mu cyumba. Uwo mwana witwa Michel akaba ari nawe baje gusanga yishwe n'uyu mugore bita Mama Teta. Umukozi ngo yagiye kureba umwana wa mwana witwa Michel aho yamuryamishije asanga aryamye mu maraso menshi ndetse yatewe n'icyuma mu musaya nkuko uyu mukozi wo mu rugo yaje kuba abitangaza. Nibwo uyu mukozi yahise yiyambaza Mama Kevin ngo amurebere icyo umwana yabaye, undi amubwira ko atamukoraho anabuza abana be kumukoraho. No kuvuga ngo Mama Kevin yahise abuza abana be gukora kuri uwo mwana yari yishe yamuteye icyuma mu musaya aryamye ku gitanda, ariko nanone ahita navuga yuko atakora kuri uwo mwana wari wavuye amaraso menshi yamaze no gupfa. Ndagijimana Jean de Dieu avuga ko murumuna we ari umwarimu mu ntara y'Amajyepfo naho umugore we wiciye umwana ari umukozi wo muri farumasi. Muri uko gusigana Mama Kevin yaje kwemera kujyana n'umukozi bajyana umwana kwa muganga ikagugu ariko basanga umwana n'ubundi yamaze gupfa. So Mama Kevin yaje kumvikana agira ati Satani yaneye. Aya ngaya ni amagambo Mama Kevin abantu baje kumva ari kuvuga. Ndagijimana Jean de Dieu avuga ko yakoze mu iperereza ari umusirikare yabajije umukozi wo mu rugo rwa murumuna we niba koko ari we wishe umwana amugira inama yo kubyemera then akorohereza ubutabera bityo nawe akazahabwa igihano gito. Umukozi wo mu rugo yaje kuba abwira uyu Jean de Dieu ko ati imbere y'Imana ntabwo ari njyewe wishe umwana. No kuvuga ngo uyu mukozi wo mu rugo yaje kuba abwira uyu Jean de Dieu wari uri gukora mu iperereza nk'umusirikare amubwira yuko atari we wishe Imana. Jean de Dieu Ndagijimana avuga ko mu iperereza Mama Kevin yafashwe kugira ngo abazwe iby'urupfu rw'uyu mwana. Mu nzira bageze kwa muganga saa 7 z'ijoro Mama Kevin aza gufatwa n'inzego z'umutekano zamufatiye aho ngaho then ashyirwa mu modoka inyuma ari kumwe na Daso n'inkeragutabara. Mama Kevin ngo yaje kwinginga Daso ndetse n'inkeragutabara azinginga azisaba yuko zamucikisha ubundi agahunga ariko inzego z'umutekano ziranga. So mu kanya gato akimara kubasaba yuko bamucikisha ngo yesa numvikana avuga ati Satani yaneye. Inzego z'umutekano zaje guhita zimubaza icyo yakoze. Mama Kevin ahita acicika. Ubwo buhamya ngo bwahise bwandikwa muri ako kanya nabo badaso ndetse n'inkeragutabara. Ubwo uyu Mama Kevin yagiraga ati muncikishe wenda munsabe ibyo mushaka byose.
Ndagijimana Jean de Dieu yavuze ko umwana bamwicishije icyuma ndetse bamwokesha icyuma kabiri mu ruhanga. Uyu mugabo avuga ko icyamubabaje cyane ari uburyo bamwishe urubozo. Mu rwego rw'iperereza umugabo wa Mama Kevin nawe yahise atabwa muri yombi. Mukansanga Aline uturanye n'iyi miryango avuga ko Mama Keve ukekwaho kwica uriya mwana bwa mbere abaturanyi be bamushinja ko ahora ashaka kwinjira mu buzima bwabo, aho ngo akunda kuvugana amagambo n'umukozi waho. Ndagijimana Jean de Dieu se wabo uriya mwana wishwe avuga ko Mama Keve yigeze guhisha urufunguzo rw'inzu rwa hariya hapfuye umwana, bamaze guhindura serire azana imfunguzo avuga ko yazitoye, nyuma nabwo ngo babuze imfunguzo inshuro ebyiri bagakeka ko ari we wazitwaye. Ruriya rufunguzo yababwiye ko yatoye ngo bwari ku nshuro ya kane babura imfunguzo, baje kuba babitangaza. Havugiza Charles umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya yabwiye abanyamakuru ko ubu bwicanyi bwabaye. Ati amakuru turayafite kuko twaramufashe ari muri RIB biri mu iperereza. Yavuze ko abaturanyi abaha ubutumwa bwo kubaha ubuzima bw'abantu. Andi makuru avuga ko abana bo muri ruriya rugo bajyanywe kwa muganga, bikekwa ko ibiryo bariye bihumanye. Ku wa gatandatu mu cyumweru gishize nibwo habaye imihango yo gusezera bwa nyuma uriya mwana no kumushyingura i Kinyinya. Iyi ni Big Town TV, yari twa Boo Wiz.